Nyakubahwa Minisita, mwatunyuramo kuri ibi byorezo byombi uko biteye nuko umuntu yabitandukanya? Murakoze, turaderukanye. Nibyo dufite ibyorezo bibiri turi guhangana nabyo. Nahera ku kiri kuvugwa cyane muri iyi minsi cya Marburg, ari na virusi igaragaye bwa mbere hano mu Rwanda. Iri muri virusi twajyaga dukurikiranira hafi ko mu karere kacu yigeze kuhagaragara umwaka ushize, ngira ngo amakuru twarasangiye mu karere kagera hafi hano muri gihugu duturanye cya Tanzania. Icyorezo cyaje kurangira mu kwezi kwa gatandatu. Nyuma mu gihugu cyacu rero virusi twayibonye hashize icyumweru. Hahise hatangira ingamba zo guhangana nayo, nazo numva twakwibukiranya ko ni virusi yandura kuko wakoze aho yari iri cyane mu maraso cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye, cyane cyane iyo afite ibimenyetso ngira ngo murabizi, twabisubiyemo kenshi ariko nabivuga ko iyo bivuze ugira ngo ni malaria. Ni umuriro mwinshi, ni ukubabara umutwe no kubabara mu ngingo ndetse n'imikaya, imitsi bigacika intege cyane. Ariko nyuma uko bigenda bikomera, genda nyine hazamo ibindi bimenyetso birimo no kuba umuntu yacibwamo bikomeye, ndetse hari n'aho bigera n'ahava amaraso bikaba byabaho iyo bitinze cyane nta n'ubuvuzi bwagiye butangwa. Ikindi cyorezo turaza kukigarukaho, ariko nagira ngo ntinde kuri Marburg kuko umwihariko wayo ni uko ni virusi itarabonerwa umuti uzwi n'urukingo. Ibindi biri mu bushakashatsi, gusa abantu bagerageza kuvura ibyo bimenyetso. Iyo bigaragaye kare bikavurwa kare, ushobora kugabanya ibyago by'uko yakwica umuntu. Niyo mpamvu bavuga ngo kuba yaguhitana biri hagati ya 28% kugera kuri 90%. Ubwo hasi aho ni igihe byabonetse kare bikavurwa kare, naho hejuru kuri 90% ni hahandi nyine biba bitanamenyekanye, cyangwa se nta n'ubuvuzi, umuriro utawugabanije, gutakaza amazi utayamusubije mu mubiri, amaraso n'ibindi. Navuga ko iri mu mavirusi ahangayikishije cyane, ariko yigaragaye byago tugira nyine no gukunda kugaragara inahitana n'abantu vuba, bikanagaragara noneho kwa muganga kuko urwaye n'ubundi ajya kwa muganga. Abaganga rero akenshi bakunda kwandura indwara bitewe n'akazi bakora. Ibyorezo byinshi bizwi byose ku isi bigenda bigaragarira kwa muganga kuko niho abantu nyine baba bagiye, bikananduza abaganga. Icyo bari bahereyeho aho ntibyaba byaravuye mu ngingo cyangwa n'ibindi twahawe, ngira ngo ibyo ni ibihuha by'abantu cyangwa se ibindi baba bivugira, kuko tutakingiye abaganga gusa cyangwa se ngo urukingo rwazavamo indi virusi nyuma. Ni ibintu abantu batekereza bishobora kuba binatanye n'ubujiji, kuko uburyo inkingo zikorwamo ku iki gihe n'ibyo zitanga nk'ubwirinzi bw'umubiri, ahubwo zagakwiye kuba zifasha yaba zari zihari. Kuri iyi ngiyi ndumva hari inkingo ziri mu bushakashatsi mu cyiciro cya nyuma, nazo turi gukurikiranira hafi. Ahubwo Minisita, umuntu mu kanya wavuze ibyo by'uko wenda byaba byaraturutse ku nkingo, namwibukije ko njyewe ubwanjye na Kenisi turi hano, twahamagaye, turi hano live, duhamagara abashinzwe gukingira mu karere ka Gasabo, baraza hano badukingira abantu bose babireba, nabandi ko twe tutapfuye. Ubwo rero mpita mbona ko ibyaha byose ni ibihuha abantu baba bagenda bakwirakwiza. Ahubwo ni igihe nateye n'ikibazo kuko urumva amakuru ababivuza hari niba ari icyabagamije, ariko ni ukujya umuntu anabirwanya nk'uko ubuze uti twese ko twakingiwe. uwo nguwo we ahubwo agomba kuba ari afite ikindi kibazo ashaka gutambutsa. Ngira ngo abantu nk'abo no kujya tubamaganira kure. Minister,
hari ikibazo abantu barimo gukomeza kwibaza cyane cyane kuri iyi Marburg, bakavuga bati kuki turi kubona ari abaganga irimo guhitana gusa? Ese abo baza babagana bo ntabwo ikibahitana? Ese nta bwirinzi bwashyizweho bwihariye ku baganga? Kuko uza kwivuza ashobora kuba atazi ko hari icyo afite, yahura na muganga akakimusigira. Nta bwirinzi buhari bwihariye ku baganga. Nasobanura ukuntu iyi virusi yamenyekanye n'uburyo naho bigeze ubu ngubu n'impamvu biri kugaragara cyane cyane mu baganga. Amakuru twagiye dukurikirana cyane cyane tukimara kwipima ni uko hari umurwayi birumvikana waje, hanyuma arasuzumwa imugaragaraho n'abaganga bamuvuye kuko yararembye cyane, muri hamwe bita muri ICU abamuvuraga n'abari hafi ye. Ubwo rero birumvikana abaganga iyo bavura umuntu cyane urembye cyane, hari uburyo baba bamwegereye, hari uburyo bamufasha, hari uburyo bamushakaho umutsi, bakamuha umwuka, bakamuha ubutabazi bwose bushoboka. Aho rero urumva ku ndwara ifite uburyo yandura, bavuga ngo ni igihe mwegeranye mwakoranyeho cyane, close contact. Noneho narembye afite n'ibyo bimenyetso, risike ku muganga ziri hejuru cyane. Ariko si abaganga gusa tumaze kubona bayanduye cyangwa yahitanye, nuko aribo benshi, kandi abo bose bahuriye yuko bari muri icyo cyiciro icyo bita cluster, cyangwa se iryo tsinda ry'abitaga ku umurwayi ndetse n'abari hafi aho. ni nawo muzi w'iki cyorezo turi gukurikirana, tukareba haba kuri abo baganga, haba ku miryango yabo y'uwo murwayi cyangwa n'abandi baba baranduriye aho n'abamurwazaga. Naho niko kazi turi gukora muri iyi minsi, nayo mpamvu ari byiza ko tuzadusangira amakuru kugira ngo nanone tutumva ngo byacitse mu gihugu hose habaye Marburg. Ni izingiro turi gukurikirana bita cluster ya outbreak. Twizeye yuko ya minsi 21 icyorezo kitarenza kuba yanduye aba yagaragaje ibimenyetso, tuzaba twamaze kubona bose turi gukurikirana bahuye nabo, baba bahuye n'abaganga cyangwa bahuye n'abo barwayi. Rero abaganga bahora kuri risk y'indwara zitandukanye. Ntabwo ari Marburg gusa, nuko iyi ngiyi ifite ubukana bwo kuba yahitana uwayanduye. Buriya no ku bindi byorezo n'izindi ndwara duhora twirinda, nabo birinda, ariko hari uburyo bakoramo usanga risk ziba nyinshi cyane kurusha nubwo bwirinda, ariko nibyo baba bashaka gukora kugira ngo baramire ubuzima bw'umuntu, ugasanga nabo babigiremo ibibazo. Minister, hari ikintu gisa nkaho cyahabuye abantu muri iyi minsi. Babonye ambasade ya Amerika ivuze iti abakozi bacu mukorere mu rugo, serivisi zatangirwa gangazi baye zihagaze igihe runaka. Urakeye babonye kaminuza imwe ivuze iti banyeshuri mwigira mu rugo. Abantu bakavuga bataho Minisiteri y'Ubuzima ntikora icyo bita kuduhumuriza bya kiganga, nyamara ibintu bikomeye. Nabwo ari ukubahumuriza ibintu bikomeye, kuko ubundi icyorezo kije abantu barasuzuma bakareba aho kigeze, aho gihagaze, n'ibikwiye kuba bikorwa bitabangamiye indi mirimo. Ntibikuraho yuko abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo n'inzego, cyane cyane izo twe tudakorana umunsi ku wundi z'abanyamahanga, bo bafata ibyemezo byabo. Akenshi tuba twanabasobanurira, ariko bo bashobora gufata ibyemezo, ko si bose babifasha, ariko natwe ayo makuru twarabonye ndetse twari twanaganiye nabo mbere tubabwira uko bihagaze. Niyo mpamvu duhumuriza. N'ubu ushobora gusanga hari abandi babyibwirije ahantu runaka, ukumva bafashe icyemezo ishuri runaka, aricyo kibazo gikunda kubaho ibyorezo byabaye. Kenshi bituruka ku bwoba, cyangwa se bigaturuka kutaba babonye amakuru ahagije. Ubwo ni akazi kacu namwe no kubabwira ibikwiye kuba bikorwa, gihagaze gute, imibare imeze ite, buri munsi tukayibagaragariza. Akenshi birahumuriza, ariko niyo ari ibintu
bisaba ko abantu bafata ingamba zisumbuyeho nabyo turabimenyekanisha kandi tukabyitegura twese. Tuvuze ku mashuri, nibuka agafoto kakwirakwiye ku munsi w'ejo kandi namwe mwarakabonye k'umwana wiga kuri EPA Catholique Byumba, babonye mu mujyi Byumba ariko nyine ambulance ikabasha kumujyana kwa muganga kugira ngo bamwiteho. Ubundi biriya mwaba mubifiteho amakuru ameze ate, ni ibiki kuko byari byaciye igikuba mu mujyi wa Byumba? Buriya narabibonye nibyo, kandi mwarakoze no kudufasha gukurikirana kuko binagaragaza imikoranire y'inzego n'umuturage buriya bafite inshingano zo kureba kitameze neza ahatuye, cyane cyane kireba ubuzima. Murabizi ko tumaze iminsi tuhanganye n'ikindi cyorezo cyitwa Marburg, Mpox, ubushita bw'inkende kirangwa n'ibiheri biza ku mubiri, nacyo gitera umuriro, ariko mu tumaze kugikurikirana bose bameze neza, ntabwo kirashira nacyo. Rero tugenda dusaba abantu mu midugudu, umuntu wese aho abonye umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibyo bya Mpox kumenyesha inzego z'ubuzima cyangwa se guhamagara kuri ya mirongo yacu 114 cyangwa se 912 y'ubutabazi bwihuse. Ni nacyo cyakozwe ku munsi w'ejo, kuko babonaga uwo mwana afite ibyo biheri ku mubiri, arafashwa agera kwa muganga afatirwa ibipimo. Uyu munsi turaza no kumenya ibisubizo bye, ariko kugira ubiheri ku mubiri ni ikimenyetso kimwe gishobora kuranga ibintu byinshi, cyane cyane yuko ushobora no kubigira bitanahuye n'iki cyorezo. Nitunasanga ari buriya burwayi afite, nabwo turaza kumuvura amererwe neza. N'undi wabona umuntu ufite ikibazo nka kiriya, aya makuru bajya badusangiza mu buryo navuga ngo bwubaka, atari ubuca igikuba, kandi tunashimira abantu bajya badufasha kugira ngo ubuzima dusigasire ubuzima, tumenye ibyorezo tunabirinda hakiri kare. Hanyuma kuri uriya mwana ko yageze ku ishuri, yageze kwa muganga mbere ngo baranamwirukana, niko makuru avuga, batamwakiriye ngo nta mitiweli, ese muzabasha kumenya inzira zose yanyuze wenda nabo yahuye nabo nibiramuka bigaragaye ko ari Mpox? Ayo makuru yandi yuko yari ku ishuri nuko yaba atarakiriwe, ubwo nyamenye mu iki kiganiro umpaye, ariko turayakurikirana. Ubundi icyorezo ubonye umuntu ukabona ko afite ubwo burwayi, usubira inyuma ugakora, ukajya gushakisha abo bahuye nabo kugira ngo urebe ko nabo batagira ubwo burwayi, banakurikirana. Icyo cyo abakora mu nzego z'ubuzima benshi turabihugurirwa kandi birakorwa cyane kuri ibi byorezo bibiri. Icya kabiri ni uko nta muntu urwaye ukwiye kwirukanwa cyangwa se ugomba kwirukanwa yageze ku ivuriro. Bibaye byabayeho, uwabikoze yaba ari amakosa ye ku giti cye, aranabihanirwa. Ariko hari n'igihe abantu bavuga amakuru atariyo, ibyo byombi turaza kubisuzuma. Hanyuma tugana ku musozo, ni iki mwabwira abantu muri ibi bihe turi mu bihe by'ibyorezo? Mu kanya twahoze tuvuga ku isuku ndetse n'umwanda twawuvuzeho. Ni iki mwabwira abantu kugira ngo bagire umutima uri hamwe badakutse imitima? Murakoze. Ni ikibazo cyiza kuko icya mbere ni uko abantu badakuka umutima. Twarabivuze, reka tubisubiremo. Havuzwe icyorezo, haziraho ikindi cyorezo cy'ubwoba, n'abantu bagatangira gukora n'ibitari bubafashe cyane, ahubwo ugasanga birangiza n'indi mirimo yakorwaga. Nicyo ngewe nagira ngo nshimangire, nawe wari ukivuze, gutuza, kudakuka umutima, ahubwo natwe tukabaha amakuru yizewe, tukanababwira n'ibikwiye kuba bikorwa. Ibikwiye kuba bikorwa rero, icya mbere ni ukumenya indwara yandura ite, igaragara ite. Iyi ndwara mbisubiyemo nihuse, ni indwara y'umuriro, banayita ngo ni fever disease. Umuriro, ubundi virusi mu busanzwe ntabwo zitera umuriro mwinshi, ariko iyo ifite umwihariko, ari nayo mpamvu bayihaye n'iryo zina ry'uko itera umuriro mwinshi. Hanyuma umuriro udasanzwe kuko ni umuriro uzana n'umutwe ukabije cyane, bikaza no kujya mu ngingo, gucika intege bikomeye, ndetse no gucibwamo, ubwo ni urwungano rwose, kuruka no guhitwa. Ibyo bitatu nibyo biranga igitangira. Rero icyo tubwira abanyarwanda n'abandi badukurikiye nuko ubonye ibyo bimenyetso, ntugomba kubifata nk'aho ari malaria cyangwa ari umunaniro cyangwa ari gripe n'ibindi.
icyo ni ikintu gikomeye ni nacyo turi gusaba ngo ubibonye cyangwa ubonye ubifite hamagara rimwe kane twahashyize n'abaganga twashyize itsinda rinini ku buryo bashobora kwakira abantu bahamagariye icyarimwe barenga 100 nta kibazo gihari cyo ko wahamagara kandi tukagufasha ushobora gusanga atari byo ariko kubimenya kuyiza no kuba wahawe igipimo icya kabiri ni isuku ko ushobora kuba wanyuze ahantu cyangwa ukoze ahantu hari ufite ibyo bimenyetso dusoza tugana ku musozo nicyo nasorezagaho yuko gukora ku matembabuzi yaho umuntu yarari ubwo biba bisaba gukaraba kugira ngo niba hari n'ibyakugiyeho bikubeho unakoresha umuti wa sanitizer. Murakoze, ubwo tuzakomeza tubiganira mu minsi iri imbere. Murakoze cyane Minister.